aho kugira ngo wiruke mu twana nka turiya tugutesha umutwe takaza igihe cyawe wakunda njyewe cyane ko njye nawe turi mu kigero kimwe nzi ibyo ukunda. Indi mu kigero kimwe nawe? Indi mu kigero kimwe nawe cyangwa uribeshye? Njye nawe ariko se uzi ko wowe iyo uba muri quartier bavuga igiswahili cyane ari kujya kwita jajja ku kigero cyawe. Tuvugishije ukuri mu mavuta yose muri kino gihugu si Vaseline yonyine kigufata. Hari ikintu mama yavuze ngo utaraza muri uru rugo ngo rwari rurimo amahoro, bivuze ngo hari ahantu narindi imbere yuko ninjira muri uru rugo. Turasura mu ariko ni tumwe bashyira mu gacyayi mwana wa. Tuba twindi ndabyibuka kera najyaga nk'umwa turyoshya gacyayi bose. Nakera nakaye byarahoze mwana wa. Naho ubundi urumva mama wawe rero azaza kukureba, azaza pe, ndetse nta nubwo azaza wenyine, namara kubyumvikanaho na papa wawe bose bazaza. Wumvise? Kutanyumva mwana wanjye ngo mbone unyikirije. ariko nk'umwana wanjye nzamubona nte koko? So yarize use yarakuze ugasagatema nanjye. Yewe se unsanze ari mucyo we sinabona nikoze mu nda yewe data we. Ubundi uyu nguyu we ni ubeshamo bigenze bite? Allo? Umaze utase mukuru wanjye? Maze iminsi ngo wamagara reka da nimero yawe kananira. Telefone yawe yari yarabaye? Reka jye imirimo iba yanyishe. Mba ndi mu rugo. Oya reka nzaza mu cyumweru gitaha kuko muri iyi minsi Deni hari ahantu yabonye akaraka ntagakirirwa mu rugo. Narya shyano ryabaga iwanjye ryaratumutse. Harya ntabwo urizi? Umva nzagusobanura uwo munsi naje. Namanitse agati nicaye ariko ukamanura byambereye induru. Nzagusobanurira. Nuko sawa ubwo ngubwo nzakubwira ninza gukureba. Sawa urakoze. Ninde?
ngiye no gusara si gusa numva ko mama arahari. kugenda nahereye nkubwira ko uzahindura izo nkweto ntabwo byumva. Zigutwaye iki se? Sinjya mu matwi kweto byawe. Urasobanutse nawe ujya wambara inkweto zisobanutse kamwe. Niyo mpamvu ugomba kunkorera akajeste. Okay. Inkweto nziza zanyu zigwangaye. Amenshi yabaye menshi ni 50,000. 50,000. Yego. Ndayemeye ariko izo nkweto kabisa. Merci d'avance. Yego. Wari umeze neza ariko. Ha? Umeze neza wowe? Ndaho. Ariko nkumbuye. Ejo bundi wari unyiciye ahangaha. Ariko n'amafuti yawe nabura abakobwa unzanira butasobanutse. Kumva urasobanutse kucyo unzanira ubukobwa budasobanutse. Ku buryo aho ugera ukanura hasi kuri uzi ko navunitse nk'imbavu. Wavunitse imbavu? Nyine urumva. Oya, wavunitse imbavu yego cyangwa wowe? Imitsi yikanga. Imitsi yo mu mbavu. Yego. Se wize biology wowe wundi anga wavunga imitsi yo mu mbavu. Nubuvuga ngo imitsi yanjye ari ikanze. Ariko nagiye muri sauna mera neza. Usigaye muri sauna. Uba wabyanze. Wishakira kujyana na turiya tubebe. Yareka ni ngombwa. Ese ubundi misiyo yanjye igeze he? Misiyo bwoko ki? Nta mwana nakubwiye kunshakira usimbura wa wundi. Ese urakomeje? We, bite byawe. Nari nzi ko kubera gahinduriya yaguteye utakongera gufata utuntu tutwana nka turi. No. Ngiye nkubwiye ikintu nuko mba nagitekerejeho. Kandi nubundi rega yakoze biriya nanjye ndi kumubona n'umuntu kuntu yitwaraga ari hano ari mu tugambo yambwiraga none abona ngomba kumuhindura byanze bikunze. Kuri ibyo rero umuntu wanjye ari kuko urabizi ko kubaho gutyo nta muntu ufite byo ntibibaho bishoboka. Ngiye hari ukuntu nari nabitekereje. Ahubwo se ngiye hari ukuntu nari nabitekereje. Aho kugira ngo wiruke mu twana nka turiya tugutesha umutwe takaza igihe cyawe wakunda ngewe cyane ko ngiye nawe turi mu kigero kimwe nzi ibyo ukunda. Indi mu kigero kimwe nawe? Indi mu kigero kimwe nawe cyangwa uribeshye? Nge nawe. Ariko se uzi ko wowe iyo uba muri quartier bavuga igiswahili cyane ari kujya kwita jajja ku kigero cyawe. Tuvugishije ukuri mu mavuta yose muri kino gihugu si Vaseline yonyine kigufata. Sukurumati mu kigero kimwe nawe gute? Okay, ugira utugambo twiza uzi no gukora urapanga pe. Nzi no gukunda. Oya gukunda byo ntabyo. Nombeshye rwose. Uso uracyakunda? Cyane. Ibaza abantu bose wabeshye, ibaza bakubeshye, abaguteye tudobo. Muri abo bose naba nabarabeshye wowe nurimo. Reba igihe tumaranye, urebe igihe umaranye na kare akana, kagutesha umutwe, kagusakurisha, wari ukanyiciyeho nkaho nzira amakosa yako, none ngiye nawe turacyari kumwe. Oya, reka twumvikane tuvugisha ukuri, sibyo? Ntacyo twaye pe, umwana mwiza. Merci. Rwose uracyarimo niko navuga. Ariko kugira ngo izindi deals zidapfa ngewe nawe dukorana, sibyo?
haba undi muntu ukavaringa icyo kintu cyanjye nawe hano ntabwo uri kubyumva neza haboneke rido twebwe twishe inyuma y'iyo rido uri kubibona ariko ubireba we abona iyo rido gusa nta kintu funguka mu mutwe ntabwo uri kubyumva ndi kubyumva ariko nanjye ntabwo uri kunyumva we ndi kukumva 100%. njye ndumva iyo rido yavaho kuko iyo rido niyo kugutesha umutwe niyo kugutakariza igihe ngerega ndahari uso ndabibona sheri wanjye urahari sibyo urahari pe n'igiheri cyawe nyine cyahatari sibyo ariko igiheri menye warakivukanye ni amavuta yanjye aho yashe imyaka k'abazerine nyine k'abakecuru oya ariko gerageza nshakira basi gerageza umuzane ubone nkwereke diri dukora shakira nukuvuga ngo wanze kuva kwizima urashaka kandi kana no so kuba umuntu kutava kwizima niko nuza systeme yubatse ukubona we munshakire une ngiye nkwereke diri dukora kandi nta muntu urabutswe k'ibyo bintu bihari uwo mwana ari imbere aho ngaho nta kindi hari ubundi gutekereza oya reka ndeke kumukubwira nzamukubwira nanamuzanye ariko twumvikana nihongera kuba mistake nk'iyi ngiyi oya wowe n'uwi wacu uri aba bambwiraga ngo iki inshuro ambwiye ngo n'uwi wanyura zibagiwe kuri aka kanya ndabyemera pe umuntu ashobora kwibeshya ariko kuri aka kanya ntuzibeshye so wambwiye ko ari rido ariko none se rido bari mbi oya uwo n'uwi wacu ndamwizeye yes kandi ndabizi ko uzishima umaye iminsi ngahe hagati y'ibiri n'itatu bamaje kubona merci nitwa Mariana nkora akazi nkorana n'abana b'abakobwa bashaka kwiteza imbere nkabaha amapotunite agiye atandukanye yego nimba uri tayari rero nawe nabonye uri umukobwa mwiza usobanutse uzi icyo ashaka ubwo se ni nk'ayahe ma opportunities utanga mbahuza n'abantu bagiye batandukanye bakitwara neza nabo bakabikuramo inyungu yego sobanurira neza tujyane hari ufite imyaka ingahe ku buryo utari gusobanukirwa neza nicyo utari kumva bisaba n'imyaka se ahubwo nicyo utari kumva ngo mbahuza nyine iyo maze kubahuza n'abantu bakora iki abo bantu babashoramo wenda bakabaha ibishoro barabaguriza se bigenda gunyumva ni ukuvuga ngo akazi kanjye dushobora gukorana nkaguhuza n'abantu bagiye batandukanye si umwe si babiri cyangwa si na batatu wakitwara neza nawe ubwawe ukagira inyungu runaka ubibonamo bakaba inshuti ni inshuti zihariye ahubwo se wowe ntabwo ushaka guhindura ubuzima bwawe ninde udashaka guhindura ubuzima aho rero nicyo nashakaga kumva urumva abo bantu ubwo bushuti mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibwo buguha iterambere ryawe ry'ejo hazaza ahubwo mbwira nimba uri tayari kuko harimo umwe wari waranagushimye ubwo si ibyo bintu uko ntabimenyereye uzabimenyera none se kubyiga bisaba iki nta muco ufite se ntufite ikinyabupfura se oya ngewe akazi kanjye ntago ntinzamo ni utuntu tumara iminota mike nkibonera keshi zanjye nkigendera none utwo tuntu rero ngewe ni bya bisaza bifite amafaranga biyatanga ariko ntabwo bipfa kuyatanga gutya bisaba ibyishimo
wabishimishije wabisekeje ibyo ntabyo menyereye rero we humura ntiwambwiye ko ubishoboye se ntushaka se gutunga inzu muri Kigali ntabwo ushaka kuba kapa muri Kigali ukitwara ukabaho neza kabisa urabyemera hari uwagushimye rero ahubwo wowe nimba uri tayari wambwira reba nimba nabahuza twagerageza tukareba ubundi ugatanga ikinyabupfura kenyinshi hariya ubundi ibintu bikikora harimo amafaranga menshi cyane ahubwo se ku muntu umwe kuri babiri se kuri batatu se angana iki amafaranga angana iki amafaranga ushaka amafaranga cyane uzabona arenze amafaranga yego ibyo ni njyewe bikubiye ntacyo tubikore reka mbwira umuntu wawe mbwire yuko nakubonye nacyo naza kunsubiza ndaza kuguhamagara umva ako habe harimo ibiceri amafaranga menshi cyane ndaza kukubwira wowe wagenda ndaguhamagara nagukenera sawa wowe ubyitwaremo neza cyane kabisa Karibu. Mukuruza. Mama Deni. Karame. Mvuye ku muntu wa mobile money arambwira ngo wanshakaga. Nagushakaga. Hari akazi nshaka kunkorera. Nuramuka ugakoze neza. Uzaba nk'umwana muri uru rugo. Oya uzaba nk'imfura yanjye. Ko kukurera abana se kari byo byakunaniye. Hakomada. Icara mubwire humura nagara ko kunderera abana ahubwo arakaze nshaka guguha kagenda gato kiriya gikobwa mu cyo kibi wanyu kimvaniro kikava wanyu kuba ari mu rugo se bigutwaye ako nta niribi unyishyuye amafaranga atubutse namukimbiza da nta birenze banjye kwa Peri gerayo n'amafaranga uri bumpembe arimo kumpobera Mada, bitese? Amakuru. Meze neza. Chere. Bite. Mwiriwe mutese? Meze neza. Mwe muganira ntacyo ubwo kananye nduka gake. Sibite ko ukiri umwana wahoranaga umunaniro mwinshi none umaze no gukura byarakomerejeho umunaniro abari mwinshi cyane papa akazi kaba kari hariya gateye ubwoba like nge ndabona ngomba gusaba nuko batwongerera abandi baganga least bakongera n'abanasi kuko dufite akazi kenshi sinzi kabisa nese ubwo umeze gutyo noneho umusirikare urara ijoro azenguruka igihugu cyose ubwo yaba ameze ate naho dutaniye nabari buriya abaganga n'abasirikare tumeze kimwe for sure okay ntago aricyo cyari cyanzanye sibyo okay gifite ikintu cyanzanye kandi gikomeye sinakuriye amashuri kugira ngo urangize inzozi zawe zo kusaba muganga waramubaye kandi ndabigushimira yes I appreciate it kuri ibyo rero nanjye
makurangiza izo nzi zanjye umukazana. Ubwo se ndakeka igihe kitaragera, like maze umwaka umwe wonyine mu kazi, umwaka umwe, urumva ntabwo ndagera kuri level yo gukorera amafaranga ku buryo natunga umugore. Ya ntabwo ariyo mpamvu. Ntiwemera ko mfite amafaranga? Yeah, I know. Ndayafite. Buryo umuntu ajya kwemera ko afite amafaranga nuko aba yafite koko. Nese ayo mafaranga afite n'ayandi? N'ayawe? No, ayo mafaranga ufite yego urayafite. Ariko n'ayawe? No, amafaranga n'ayawe wabyivugiye. Ni wowe wayakoreye. Papa kuva ukiri umusore wubatse empire yawe. Sibyo? Ni empire ya ruti nyine ni wowe. So, nanjye nkeneye kubaka iyanjye. Nanjye nkeneye kubaka empire yanjye nyine ikaba ari yanjye, ikaba empire ya Alex. So, urabizi kuko no kuva kera gahunda yanjye no kwikorera. Ikindi sindabona n'umwanya wo kujya gutereta cyangwa iki, you know. Ukajya umbeshya njye ndi mukuru. Uri kubyumva? Nkurikije ukuntu umutima wawe wari ugiye, hari umuntu wigaruriye umutima wawe. Aho kumbwira uwo mukobwa ninde? Iryo ribagiza nirihe? No. Oya. Umbeshya. Papa for sure icyo kintu nta kiriho. Uwo muntu ntawe uhari. Ntawe uriye he nawe se? Gute? Ntawe hehe se? Urabizi gahunda zanjye bari gutya mu gitondo mu kazi, nijoro mu kazi. Nta naho nahurira nawe. Oya. Shuti reka nkubwire ikintu. Sibyo? Uri muganga, ubona abantu benshi bakugana. Ari abarwayi, ari abarwaza. Muri abo ngabo haburamo umuntu no murobamo. Come on dad, ibyo bintu uziko ibyo bintu mu mategeko no mu mwuga wacu ntago byemewe. Nta tegeko ritagira irenga yobora. Uri kubibona? No kuvuga ngo uri kunshishikariza kwica amategeko. No, so kugushishikariza kwica amategeko. bivuze. So kugushishikariza kwica amategeko. Sibyo? Ariko nawe ntago wahita umubona nyine ngaho ngaho muri salle dope cyangwa muri urgence ngo tumubwa nkumva ngo nagukunze ngo uri mwiza ngo uteye neza ngo ngwino ngo nkugire inshuti hoya. Nawe ufite uburyo ki ugomba kubinyuzamo. Dad, your topic reka topic ndumva tutaribuze no kuyumva Ugenda umva ntabwo uri bunshuke ngo iyo topic ngo tuzayizane ubutaha ngo tuzayigire gute n'ibiki byose no no. Sibyo? Akombwira nawe. Uzi eta abantu baba baje kwa muganga baba barimo. Ntabwo ari eta yo gupfa kubona umuntu ngo ibyo bitekerezo biza. None ku bwawe wabyivugiye turi nk'abasirikare. None se ku bwawe sibyo? Ku bwawe urumva byagenda bite? Amaherezo azaba yayo? I don't know. Ariko bizaza tu. Ntekereza yuko buri kintu cyose kiba gifite igihe cyacyo. Yeah. So dadurumva nyiri ibyo bintu byose aba ari ibintu byinshi. Ahubwo so wanyihanganira nkajya kuruhuka cause izamu terera igihe gitoya cyo kuruhuka. Ubona nko kumbwira no papa ngo ndakwiyamye genda. No ariko nawe urabyumva bitewe n'umwanya muto mfite so ngomba kujya kuruhuka. Sawa. Umusaza arimo hariya uragenda uhite winjira ushimishe useke ibyo ntari ibintu ugira ikibazo ndashaka. Hanyuma se amafaranga yo kutari kuyavuga. Numvira ikibazo cyawe wowe iby'amafaranga bireke ntaribi aho ubundi zaguye umugore n'agafaranga ndakaguta musonge ko bari kwifaranga menshi. Sawa.